ubundi umuntu avuze Gitwaza abantu bumva Zion, niyo umuntu avuze Zion abantu bumva Gitwaza, ariko hari ikintu kimwe bataramenya. Ibi bintu by'ama organisation byandikirwa muri RGB cyangwa bitangirwa igipapuro cyo gukora na RGB, no ngo aba bagabo wenda mu ruhande rumwe icyo bari kuburana ni ibitaro, ni radio, ni amazu, ntabwo bari kuburana itorero. Yewe Jory nigize mukora inkuru muri umwaka ushize ibintu birasaga ya Miss Rwanda kiza biturika, nigize mukora inkuru maze kumukora inkuru reka tubifurize kugubwa neza cyane mwese mwahisemo kucyana Kame TV Rwanda. Reka tube kaziro mu kiganiro cyo kuri uyu munsi. Nge nitwa Mengston, ndi kumwe na mugenzi wanjye ngo atangire yatwibwira. ntibamaze kumenyerera, nitwa Chris Kame. Nitwa Chris Kame, niyo mazina yanjye mumaze kumenyera mu biganiro bigiye bitandukanye bicana kuri Kame TV Rwanda. Chris Kame umeze gute? Shameze fresh. Ko inzara niki ndabona gasuti wakanigirije uyu munsi. Tuba twaraduhenze, abantu babona dukora ibintu bakajyana ibintu biri aho ngaho, amafaranga tuba twashoye. Ariko man nanashimira yenda mbona no gushimira abantu, umuntu wese wakanze subscribe kuri channel, ngira ngo ndi mu bantu bakeya muri iki gihugu bujuje aba subscriber 18,000 mu gihe kingana n'ukwezi. Ndi mu bantu bakeya, abantu batangiye cano baza akazi k'icano, baza uko cano bimera rwose. Nciye bugufi imbere yanyu, ndabashimiye cyane rwose. Aka gasuti rwose mumenye ngo no mushahara wa mbere. No mushahara wa mbere. Reka tutangire kuri uyu munsi dufite ingingo zitandukanye turi buganireho. Hari ibintu bigenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga kuri internet, byagarutsweho n'abantu bacitse ururondogoro. Nyago twafashe umwanya kugira ngo tubizane ku meza y'ubusesenguzi. Man, u Rwanda amaze kubona, u Rwanda ruba mu bihugu bigira saga. Buri munsi abari saga iva mijya mwiri saga, haba za entertainment, za gospel, za politics. Bese u Rwanda ruba mu bihugu bigira saga nyinshi. Kuko buri gihe njyara abantu twagiye tuganira, bamwe bakambwira ati ariko iwanyu nta gihe haburi inkuru iri kuvuga abantu bacitse urondogoro bagize gute. Ndavuga nti niko tumeze bro. Ariko ni byinshi by the way, ari byinshi ngira ngo biri kuvugwa. Ibivugwa ni byinshi cyane, ariko niyo mpamvu twafashe umwanzuro tubizane kwa ameza y'ubusesenguzi. Hari byanditswe, bamwe bakavuga ngo ni rumors, abandi bakavuga amagambo atandukanye. Rero niyo mpamvu dufata umwanya nk'uyu ngo twicaye tubiganireho, tubisesengure, asigaye tubagezeho ibyo mutigeze mwumva. Hari amakuru ari gucacara. Chris, unumvishije ibintu inkuru kuvuga ku bijyanye na Bruce Melody ndetse na EMMY, umunyamakuru EMMY. Biriya bintu biteye gute? Jewe biriya bintu kesi ya Bruce Melody na EMMY navuga ngo ntabwo ari imaze igihe, uretse ko igenda igaruka. Nigize mbona video imwe EMMY yabivuzeho, ariko nanone byasembuwe n'umuntu witwa Bruce Melody. Bruce Melody yagize gutya, afata yarimo aganira n'umunyamakuru bita Irene, ngira ngo niwe muntu akunda guha ama breaking cyane no yaha. Aranje mu kiganiro bagiranye aravuga ngo EMMY aranyanga. Ariko mu buryo bumwe yenda nza no kubigaruka mu buryo burambuye, mu buryo bumwe nsanga Bruce Melody navuga ngo ibintu bya tubyemere, ibintu bya secular cyangwa se bya showbiz, habamo ibintu byo gutwika. Urumva niyo mpamvu usanga uribaza ko saga ziba muri showbiz ziramutse ziba ku banyapolitike barashiriye muri gereza. Ariko uribaza ngo nuko nanone ribisanga rutuntu baba bakreye ubwabo kugira ngo bamwe bavugwe batwike bagire gute. Ariko igihari nuko Melody aravuga ngo Melody aravuga ngo EMMY aramwanga. EMMY akavuga ati ntabwo nkwanga, ngiye ndi umunyamakuru. Ariko umunyamakuru EMMY ni umunyamakuru, akora ikinyamakuru gikomeye, tubyemera, akora ikinyamakuru igihe navuga ngo urubuga rwubatse amateka kuva ruhora rutwara ibihembo imyaka myinshi ishize. Melody nawe ni umuhanzi ufite izina, so nibyanga bikunda iyo saga y'abo bantu babiri igomba kuvugwa. Ariko ari ikintu kimwe ngayaho Bruce Melody. Bruce Melody yaravuze ngo EMMY aramwanga. None se icyo yagendaga avuga ngo nuko ngo EMMY hari inkuru yagiye yandika. Urugero, Bruce Melody yagiye mu Burundi akora igitaramo, yari muri Primusic ndibaza, bari bamutume nk'umuhanzi mukuru.
nibwo bwa mbere u Rwanda tubonye umuhanzi agenda akaba ari umuhanzi mukuru mu bihugu by'amahanga. Bruce Melody yakoze igitaramo abantu barishima, akubita indirimbo ari ifite playlist, akubita concert ifite playlist y'indirimbo zigera kuri 20. Ariko noneho nyuma EMMY ntabwo yaragiye mu Burundi, nta n'abantu benshi hari abari bagiye, ariko benshi mu banyamakuru nta nubwo bari bagiyeyo. Melody agira navuga ngo timu y'abantu bari aho hafi byari yajyanye. EMMY yakurikiranye ibintu live nk'uko abandi bose babikurikiranaga live. Bigaragara ku Melody arangije igitaramo, bigaragara hari umupolisi w'umurundi yinjiranye imbunda asunika Melody. Melody yari amaze kurangiza indirimbo, yego yirangije, ariko ari kumanuka, ageze hasi, agiye kumanuka za stairs, nibwo hinjiye umupolisi w'umurundi. Umupolisi w'umurundi yanamukubise kike gutya, arinjira ajya kuri stage, azimya, abwira abantu ngo nibazimye ibyuma. Niho EMMY yakora avuga ngo Bruce Melody yakuye ku rubyiniro, kubera ko byari ukuri muri video biragaragara. Kuko impamvu ntabwo bigize bamufata ngo bamushushubikana mukure kuri stage, ariko muri video igaragaza ko Melody yego yari yarangije kuririmba, ariko abacuranzi babakiri gukubita umurishyo wa nyuma. Bigaragaza ko hari umurundi, umupolisi w'umurundi winjiye akubita kike Bruce Melody, arinjira ajya kuzimya, abwira abantu ngo nibazimye ibyuma. Biriya bigaragaza ko nibyo EMMY yakuri avuga ngo Bruce Melody yakuye ku rubyiniro. Bruce Melody ntabwo yari yagiye nka Bruce Melody, yari yagiye ajyanye abacuranzi, yari yagiye ajyanye timu nini. Niba rero babwiye abacuranzi be ngo ni muzimye ibyuma muve ku rubyiniro, of course ni Bruce Melody. Kuko yo bavuze ngo Bruce Melody na timu ye, cyangwa se Bruce Melody niwe muhanzi afite timu n'ibindi, niyo mpamvu bavuga ngo Bruce Melody yakuye ku rubyiniro. So icyo ni kimwe ku ruhande rwa Bruce Melody. Tukiraho ngaho kuba EMMY nk'umunyamakuru yaratangaje ibyabaye, ikosa riri hehe? Ngewe ko nibyo mvuga ngo Bruce Melody hari ahantu yatekereje kuri kariyeri. Ntabwo kuba yenda ni good suppose, yenda ni inshuti, cyangwa se ntabwo bivuga ngo umunyamakuru agomba kuvuga side positive gusa, agomba no kuvuga side negative. Niba ibintu byagenze neza, icyambere yaravuze ko igitaramo cyabaye, yari yavuze ko byagenze aride detail, ariko avuga umunyamakuru ni umuntu navuga ngo ni ijisho rirebera abandi aho batari. Biriya bintu bashobora no kuba hari abantu batabibonye, nanjye narabibonye, ariko nk'umunyamakuru ubushinzwe kureba ngo ibi byose byagize gute, yari afite kuvuga. Kuko ikinyamakuru igihe, reka mbwire bro, hari abantu uyu munsi ashobora kuba ari ahantu akabona inzi iri gushya. Ejo twabonye ko banke yari irimo irashya hejuru, ariko akavuga ngo ntago ndi bubyemera ntarabona igihe kibyanditse. Nuko ngo igihe bashobora no kwandika inkuru nyuma y'iminsi 2 yabaye, ariko cyubatsemo abantu icyizere ku buryo ikintu babonye ku gihe aricyo cy'ukuri bafata. Noneho rero niba ari ikinyamakuru kigomba gutanga rero ibyo abantu batazi, concert yabaye twabibonye, ariko se habereyemo ibiki? Nk'ikinyamakuru igihe abantu bizera bagomba gutanga ubwo bwino rero nibwo EMMY yatanze. So ni ikintu cyiza, navuga ngo EMMY hari yari yakoze akazi ke. Ntabwo Bruce Melody agomba kuza ngo blaming EMMY ngo baramwanga, ntabwo kumwanga ari uko. Ikibazo nuko yaba akora ibyiza, iyo concert atayitangaje, agatangaza ari uko ngo bamukuye kuri stage. Ntabwo navuga ngo muri kariyeri cyane, kandi bari urundi rwango bafitanye mu buzima busanzwe, ariko muri kariyeri ntabwo mbona urwango rwari ruri hariya. Okay, usibye ibyo byo kuba yarakuwe kuri stage mu Burundi, EMMY akabyandika, ndetse Bruce Melody bishobora bitanamushimisha, kuko unarebye EMMY ni umunyamakuru ufite ikinyamakuru aripotingira, ntabwo umunyamakuru uripotinga ibintu bya Bruce Melody. Nkuko abikomojeho, agomba gutangaza ibyo abandi bantu batumvise cyangwa se batabonye. Iyo ni case imwe. Hari indi case ndi kumva nari guhwihwiswa ngo urumva Melody avuga ibintu bibiri. Aravuga ngo EMMY aramwanga, cya kabiri yashatse kumusenyera umuryango, icya gatatu yashatse kumufungisha. Kumwanga navuga ngo urugero natanga ni nk'urw'iyo nkuru, ni naho yavugiye ngo EMMY aranyanga, amvuga ibintu bibi, ibintu nk'ibyo. Icyo kuvuga ngo yashatse kumutandukaniriza umuryango bitangira kera cyane. Bisobanuye ko yashatse ko umugore we, mama w'umwana w'abana atandukana na Melody, ariko ni ibintu bya kera cyane, ntabwo ari byejo bundi. Melody bivugwa ko yateye umukobwa witwa Diane inda, Diane akabyara. Icyo gihe Diane atwite, Melody yari nuvuga ngo Diane n'umugore wa Melody, navuga imfura ya Melody, babyariye mu gihe kimwe. So icyo gihe Diane yatangaje ko Bruce Melody yamuteye inda. Melody yenda byari mu bintu byagumaguma, reba EMMY nk'umunyamakuru wari kuvuga inkuru icyo gihe,
amubwira ko hari umusani wamuteye inda, avuga Bruce Melody. Impamvu Melody avuga ngo yashatse kumusenyera urugo nuko ngo urumva ufite umuntu wateye inda mugiye kubana agufitiye umwana, none ko undi agatangaza ngo hari undi nanone wateye inda, bishatse kuvuga ngo wowe undi muri kumwe aravuga ati uyu muntu turi kumwe n'indaye, agenda atera abantu amada akaba yifata gutya, ashobora no guhera aho ngaho bakabana atandukana. So nibyo ntekereza ko Melody avuga ngo Emmy yashatse kumutandukanya n'umuryango. Icyo ni kimwe. Icyo kuvuga ngo Emmy ngo yashatse kumufungisha nuko Emmy ariko nawe ndaza kumugarukaho, ntabwo ni kuvugira Emmy kuko ari umunyamakuru, nawe afite navuga ngo afite side mbi cyangwa se afite amakosa yakoze nayo ndizo kugarukaho. Aho Melody avuga ngo Emmy yashatse kumufungisha nuko byageze nyuma Emmy niwe waje, urumva yakoze iyo nkuru yenda yabaye trendy ariko ntacyo yafashe, yenda baje kwiyunga na Melody ibintu birarangira bizamo saga ariko biranarangira. Emmy mu kiganiro yakoze ku gihe kuri igihe culture yaravuze ngo yaje kumenya amakuru ngo ko Bruce Melody yateye Diane afite imyaka 17 yari umumineri. Bura icyaha kuba umuntu ari umumineri niwe waramuteye inda mu myaka, ngira ngo uyu munsi ibyaha arakira ari kuzizwa uyu munsi abantu bivuga ko yafashe ku ngufu n'abakecuru nabo bamushinja, ariko ibyo byabikoze abo bantu bakira abamineri. Icyaha ni gatozi n'igisaza, nuko ngo ntabwo icyaha ni gatozi, nuko ngo abari kireba umuntu, ndavuga icyaha ntabwo kijya gisaza, icyaha cyo kuvuga ngo gufata ku ngufu, mbese icyaha cya violence mu Rwanda ntabwo gisaza. So niyo mpamvu bavuga ngo Emmy ari kuvuga ibyo bintu kugira ngo Melody akurikiranwe, kubera ko urumva niyo baramuteye inda uyu munsi afite imyaka 100 ariko waramuteye inda afite imyaka 17, uyu munsi amategeko yabikubaza. Nibyo ntekereza ko Melody avuga ngo Emmy ashaka kumufungisha, kuko icyo ni ikintu cyamufungisha akamara imyaka irenga ingahe. Ariko nanone ngarutse ku ruhande rwa Emmy nge numvise amajwi ari kuvugana n'uwo mukobwa Diane hari ukuntu buriya umuntu ari gushaka kurecordinga, hari ukuntu agenda kugwisha mu tuntu kutegagera kubaza utuntu ariko Emmy ntabwo abaye makini yumve ko uwo mukobwa ari ku recording. Bigaragara ko Emmy ahubwo yatawe mu kamasho navuga ngo ka Diane, bigaragara ko Diane nta rwanga afite Melody, ahubwo Emmy ari gushaka gushyirwa muri ibyo bintu. Emmy abantu bamwange bagire gute, kuko reka ngubwire ibi bintu bya industry man, abantu bakunda umuhanzi bashobora no kugutegera bakabana kwica. Niyo yaba yakosheje bingana gute, biragoye kugira ngo umuntu ku rwego rwanyuma, biragoye kugira ngo bemere ko kuko ibyo bintu yabikoze. Rero Emmy nanone buriya umunyamakuru, itangazamakuru riberaho hari ukuvuga, hari gutangaza inkuru, hari ukwigisha, hari to entertain no entertaining, ariko ntabwo itangazamakuru riberaho kuvuga ngo niba mbonye iki kintu akakanya urumva ni ibintu bigize gute ngo bihite ibyo ari byo byose. Umukobwa ni umuntu mukuru, sibyo? Ntabwo bizwi niba Emmy koko uwo mukobwa ko yaranafite iyo myaka, ariko uwo mukobwa yaba nta kintu Melody amufashe, yaba ari ikibazo bafitanye, umukobwa akaba yaraganye inzego haribo, ariko noneho Emmy kuba ari uri kubishyiramo imbaraga bigaragara none byerekana ko koko ibyo Melody avuga bihari ko ari urwango. Kuko niba umuntu ari kubishyiramo imbaraga ibintu bimaze imyaka n'imyandiko, nyirabyo yaracecetse, nyirabyo nta nubwo ashaka kubyumva, nta nubwo ashaka kubijyamo, bigaragara ko hari ikintu kiri behind Melody ashobora gupfa na Emmy, cyangwa se bashobora kuba bapfa. Njye nibyo nuko mbibona gusa. Buriya nanone kuvuga ngo Melody Emmy yamufungishije cyangwa se hari ibintu nanone umuntu ashobora kubitekereza muri iyi sanse, hakaba hari ukuvuga ngo uyu munsi Melody afite indirimbo nshyashya, afite funga match yakoranye na Shaggy. Ni indirimbo bashoyeho amafaranga menshi, banashyizemo imbaraga nyinshi, ni indirimbo batekereza gushobora kumugeza ku rwego rw'Rwanda international. So akenshi abahanzi ziriya saga cyangwa se kuvugwa muri ibi bintu akenshi bituma ibikorwa byabo bikomeza kugenda bitrending. Umuntu ashobora no kuvuga ati yenda babigaruye uyu munsi ari Siriya Melody na Emmy, kugira ngo yenda abantu, kuko yo umuntu ari trend, ngira ngo yo umuntu ari kuvugwa cyane abantu bose bamukoze inkuru cyangwa se ibintu bye bita byihuta cyane. Urumva Melody habanje kubasaga deben uvuyeho hagiye hiya Emmy. So navuga ngo ngiye kubira byose nabyita ngo ni ibintu bigenda ku ruhande rumwe, ushaka gusanga ari ibintu biri gutwikira ndirimbo ye kugira ngo ikomeze trending igire gute. Ngiye niko mbibona. Gusa nanone bibaye ari ukuri, ntabwo ntekereza ko ibyiza ari uko Emmy yakomeza kubigira ibintu bya hatari cyangwa kugira gute. Kubona Melody afunze nta kintu ntekereza ko Emmy yakunguka, n'uwo mwana uwo nguwo bari kugira uwo mwana wa Diane nawe ntacyo yakunguka. Ntekereza ko ibyiza
n'impamvu Riyanda Ribu nagiye mbona amakomenti aravuga ngo Melody, amakomenti avuga ngo nuko ngo Melody ngari umusitari ngo ariyo mpamvu ngo Ribu itabijyamo gusa inzego z'u Rwanda ntabwo ari kwangura umusitari nose Melody aruta babamporiki Melody aruta man u Rwanda rufite gereza zafungiwemo perezida wa repubulika, zifungirwamo prime minister, zifungirwamo abajenero, zifungirwamo abaminister. Ibyo kuvuga ngo izina cyangwa se n'ubwamare bw'umuntu byo nyeka ko ntacyo byaba. Jepoli ntabwo yaguye muri gereza, ntabwo ari kuvuga ngo nuko ngo ari izina, nuko yenda hari ubwo iperereza nayo igasanga nanone buriya Ribu nayo hari ibintu ijyamo yenda ubwayo yijyanyemo, ariko hari n'ibyo itegereza ko abantu baza kuyiregera, si byose. Ntabwo izaza n'urugero mfite ideni, ngewe mfite ideni urimo uranyishyuza, rimbize kuvuga ngo ngo wakwishyura umuntu wakwishyura, izategereza ko wowe mfite ideni ujya kurega, numara kurega batangire case, batangire binjire muri case. Bashaka no kuba babyumva banabibona bakavuga atari ko ibyo byose ibintu n'iby'abantu bashobize, bagategeza ko ari umuntu uzagana izo nzego. Akaba uko muko bimeze, ariko ntekereza ko atari uko inzego ngo zitabireba cyangwa se zicaye, ahubwo nuko yenda hari ibyo bakiri gucencura y'abareba ibyo ari byo bareba. Gusa ntekereza ko Melody abaye yarakoze kiriya cyaha ni ibintu byazamugiza ahantu kure, bishobora kumuhuza na ziriya nzego rwose akisanga inyundo iri gukubita 25. Ikindi kintu wenda nakubaza, urebye Melody na EMMY ni abantu bakuranye kuva kera mbere y'ubwamare bw'umuhanzi Melody. EMMY akiri mu kinyamakuru nk'inyarwanda, agenda aca mu binyamakuru bindi bitandukanye, ndakeka yageze no gushinga televiziyo simbyibuka neza, yagiye supporting uyu muhanzi. Nose ukeka ko uyu munsi ari iki kihishe nyuma yo kuba hari uwo mwuka utari mwiza ku bantu bahoze bakorana? Icyo mvuga mbona ibintu bitatu. Icya mbere ashobora kuba hari urwango koko, icya kabiri ashobora kuba hari ugutwika, bari gutwikira indirimbo yabo ya Bruce Melody funga amacu. Icya gatatu bishobora kuba hari ukuntu nta rwango nta no gutwikira indirimbo bihari, ahubwo ari ukuvuga ngo ni ibintu abantu bo ku mpande bari kubyutsa. Ko mu rugero nko mu minsi ishize abantu bari bahanganyije Ben na Melody bavuga ngo team Ben ntabwo yigeze avugaho, ntabwo yigeze, n'abantu ku ruhande bagendaga babivuga. So nizo mpamvu eshatu nshobora kuba ntekereza, cyangwa se nyine akaba ari ibintu byanabayeho byabayeho koko, nyine ari ibintu bihari koko. Niba avuga ati ni inkuru yakurikiranye imyaka igera muri 2 ari kwikurikirana, agora ari gukora investigative story no muri showbiz zibamo, bavuga ati ibyo byose niba koko ari investigative story, nanone umuntu yakwapreciating ko ni iki abantu bakora investigative story man zira nkuru abantu banazigwamo bakanazifiramo. So umuntu uvuga ngo agiye gukora investigative story cyaba ari ikintu cyiza nanone. Ngira ngo rero bivuga kuri Bruce Melody ndetse n'umunyamakuru EMMY, ni saga yacicikanya abantu bavuze bacitse urondogoro ku mbuga nkoranyambaga, bamwe baratunga agatoki Bruce Melody akavuga Bruce Melody ntago ari mwiza, bakavuga EMMY ntago ari mwiza, n'umunyamakosa ashaka kugira ngo ashyire Melody hasi. Ariko ibyo bivugwa n'abantu, nimba ari cyakozwe amategeko y'u Rwanda arahari kandi arakora, ngira ngo azakemura ibibazo ko mu nzira iboneye. Tuki muri showbiz hari indi nkuru iri gucicikana y'ubukwe bwa Miss Mutesi Jolly. Nabyumvise, ariko ngomba kuzambara isuti nk'iyo yawe. Ari ikintu cyasekeje ntago yantumye jana no kubatananze, ariko ari ikintu cyansekeje. Ngewe Jolly nigize mukoraho inkuru muri umwaka ushize, ibintu birasaga ya Miss Rwanda kiza biturika, nigize mukoraho inkuru, maze kumukoraho inkuru mana abantu barantuka. Ariko Jolly ndagira ngo mbibabwire, icyambere ndamuvuga ibintu bitatu. Icyambere Jolly ni umukobwa navuga ngo umuntu wose baciye muri Miss Rwanda werekana ko afite ubwenge, akoresha ubwenge cyane kandi anakoresha imbaraga cyane kugira ngo agire ku bintu ageraho. Kuko man uyu munsi yatwaye ikamba muri 2016, nyuma ya hari abandi ba Miss 6 bamaze gutwara ikamba kakani bajya bavugwa. Ariko uriya mukobwa niwe muntu abantu bo muri Tanzania, sorry ntabwo ari muri Tanzania, ni umugabo umwe nibuka niba ari umufaransa, ufata telefone akavuga ati mu bantu bose hari bawe Masepeti wo muri Tanzania, hari bande bihugu byose byo muri East Africa bigira ba Miss, ariko akavuga ngo ngiye guhamagara Miss Mutesi Jolly aze tworganize East African Miss wa East Africa, bakagira bagategura ibintu bakagira gute. Bivuga ngo uwo muntu wabambonye ari kuri platform yo hejuru,
unarebye n'ibigaragaza mu bantu bamukurikira uriya mukobwa ari hejuru. Icya gatatu, ariko nawe agira ama fake accounts menshi. Iyo umuvuzeho man ubona igitero cy'abantu bavuga wa musebeje wagize gute, agira ama fake accounts menshi, bakugabaho ibitero. Bakugabaho ibitero. Nuwa ngo ari akora mu buryo burenze kubu bwa showbiz. Ari ku rundi rwego man, ibintu bye ari serious, ashobora kuba afite na team of ati ngewe mukwiye gukurikirana abantu bamvuga mugenda mubavuga. So gusa nabyumvise ko ngo bafashe irembo bavuga umusore ngewe ntaza kuvuga izina amazina se yatangajwe. Ariko umuntu akibaza ngo ese umuntu ugiye kurongora Mutesi Jolly yabanje kwita abagabo ngo abantu ni inyana zimbwa, ngira ngo iki kintu cyara trendinze. Ariko nanone ntago nashitinya guhamya ko hari abantu bavuga ko ari pressure, kubera ko tubyemere iriya Miss Rwanda rifungwa rya Prince ibintu nk'ibyo byanajemo drama, byavuzwe benshi bemeje ko ari pressure cyangwa se navuga ngo ari deception y'urukundo, kubera ko ibintu bya Miss Rwanda umuntu yajyaga kujya muri Miss Rwanda Kid yamubwiye ati turababashe. Icyo gihe ari Sheri na Prince Kid bivuga ko umunsi atwari kamba muri 2016 yamaze iminsi 2 ataratangura. Bivuga ko icyo gihe ari inshuti na Prince. Bivuga ngo icyo gihe ati ibyo byose ngiye kuba Sheri wa Prince. Haciye umwaka haje Elisa, Prince ahita amushyira muri bini afata Elisa. Ariko amushyira muri Miss Rwanda ari mu kanama k'aba icyo gihe ntabwo yari mu kanama. Amushyize mu ejo bundi ndetse byaje no gutera Saddam kugira ngo muri 2020 naho 2021 Jolly akajya kuri The Choice Live akavuga ngo ntabwo bari buze kumvikana ngo yamwirukanye muri Miss Rwanda. Yamushyize muri iyi myaka ya nyuma ngo Miss Rwanda yagize akarima ke nabwo hahise rwose nta mezi yashize Prince Kid batamwambika. So bivuga ko rero hajeho urumva yagize ako kantu ko kuvuga ngo umuntu twakundanaga atwaye. Urumva yaravuze ati byari byose niba twakundanaga manda yanjye kayirangiye hajyeho Elisa nawe manda ye izarangira hajyeho ubundi azakomeza turongore gutyo. Akavuga ati byari byose abantu bakora nk'ibyo n'inyana zindi. So ntekereza ko yari yaramaze kumukunda, ariko atazi ko yenda Prince Kid nubwo ntabimuhamya nta n'urukiko rwabimuhamije, ariko atazi ngo Prince Kid yenda agakino ke ni ukurya abana ahereye uwabaye Miss Rwanda akaba ariwe yihemba uwo mwaka. Urumva bigatuma amukunda cyane. None yamarwa ati byari byose uyu muntu ndamukunda, none ndabona ari kugenda dusimburanya ngewe nta mwanya gifite. Noneho ibi bintu byaravuzwe biravugwa cyane ko byatewe na saga yuko uyu mukobwa arafite Kid urukundo. Sibyo kandi n'abakobwa benshi bagira Kid urukundo. Kid cyambere ntabwo ari umusore mubi. Icya kabiri ni umuntu afite amafaranga. Icya gatatu ari umustar. So ntabwo ari umusore mubi. Usibye n'ibyo kuvuga ngo ndavuga ngo rero buretse ndavuga ngo ikintu cyateye cyaba giteye Jolly no kuvuga ngo agiye gufata umuntu runaka nukora pressure abantu bavuga ngo nukora ngo wakundanaga na Kid yakwanze yagize guti akabasha kugira ngo ashake ahita ashaka umugabo yereka abantu ko ibyo bavuga gatari byo. Ariko mu by'ukuri niko kwari ukuri man, hari abantu bajya kwera pressure z'impundo abantu bashaka abantu badakunda. Akenshi binarangira nabi, usanga mutamaranye igihe kugira ngo kuko ati ndashaka kwemeza abana kabaceceke babone ko nanjye nabonye umugabo. Byanga bikunda uriya mukobwa ntabwo byavuga ngo ntabwo arabuza abantu bamuruka, ntabwo ari bintu umunyabwenge. Ariko nanone abakobwa b'abastari bagira gutya, abantu bafite gahunda yo kuvuga ngo mushyire mu mago baba ari bake. Abantu bose bashaka kugira ngo barongore bigenda. Umuntu ufite gahunda baba ari bake, kandi bateretswe n'abantu bafite amafaranga. Abantu bafite amafaranga ntabwo bafite gushyira mu mago. Abafite gahunda yo kurongora akagenda. Amaye nawe umwanya muto gusa. Abo rero uriya mukobwa ntabwo yababuze baruzi, ariko umubwira ngo tujye mu mago ntabwo ntekereza ko bari bahari. Ashobora kuba yarafashe muri abo ngabo agafata muri abo bagabo wamwirukanka akavuga ati ibyo ari byose wowe ntacyo reka tugende tubana. Urumva akaba ari ibyo bintu bya pressure. Njyewe ntekereza ko kandi muzabibona bizarangira biriya bintu ni pressure kuvuga ngo agira abantu yereka ko atagira Prince Kid, ariko niko kuri. Jolly nawe urabizi kuri ariko kuri. Iyo pressure ni mbi ndabizi cyane. Akenshi usanga n'umukobwa ashobora kuba afite amafaranga ko yarabuze umugabo cyangwa se yarabuze umugabo yifuza, akaba yanakoresha amafaranga ku gasore kadafite ikintu kugira ngo gusa mu maso y'abantu, mu maso ya rubanda bigaragare ko nawe ari umuntu wubatse urugo rwe, umuntu washatswe.
ntabwo yajya ku muntu nanone uciriritse uri hasi yakiye kubera ko abantu bamucisha mu ijisho aho ugashaka cya kigabo niyo cyaba ari igisana ako ku ikofi kibyibushye ariko ku buryo umuntu akibona akabatisha nta kibazo bora reka mbwire mbana uzareba nk'abo abagabo baca inyuma abagore babo buriya hari igihe umugore wawe areba umugore wamuciyeho inyuma ushaka kugatisha ntacyo hariya navive kuko nta nubwo nakigereranya nawe ariko iyo asanze ari umuntu wa fake arakubwira ese mu by'ukuri hariya wagiye gushaka iki abagabo baca abagore inyuma iyo ugiye ukarongora umugore mwiza uri kasi umugore wawe akamureba umugore wawe ntabwo ashobora kwahukana ariko umugabo wanjye buriya arya abana yarenze ariko kubise umukozi arya neza kubise akana kari aho ngaho umugore ahita agenda akagatuma no uransuzuguje uryamana n'umuntu nkuriya ngira ngo byamutesi Jolly ni ibyo ngibyo byiriwe bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga reka hari indi nkuru numvishe nayo abantu bari kuvugaho cyane ibyenye na Zion Temple na Gitwaza ibi byo bimeze gute ubundi Gitwaza nabikozeho n'ikiganiro ariko abantu barantuka nza kugira guturetse ko nabandi bantu bagiye babivugaho ubundi umuntu avuze Gitwaza abantu bumva Zion niyo umuntu avuze Zion abantu bumva Gitwaza ariko hari ikintu kimwe bataramenya ibi bintu by'ama organisation byandikirwa muri RGB cyangwa bitangirwa igipapuro cyo gukora na RGB ubundi hari imiryango ibimeze nk'itegamiye kuri leta ari n'amadini n'amatorero biriya bintu bigira ibintu bita ngo hari abafounder hakaba n'abaperezida n'abakina bake ariko abifite ngo icyo twita ngo membre fondateur abo membre fondateur reka nkubwire yenda abantu nta nubwo babisobanukirwa itorero cyangwa se ministeri ya authentic ministries yashinzwe mu 1999 yari imyaka 5 gusa nyuma yuko genocide irangiye mu Rwanda icyo gihe Gitwaza wari ufite umubyeyi w'umupasteri yagize yerekwa nk'umuntu wakuriye mu bintu byigishwa ibintu nk'ibyo agiye yerekwa yo kuvuga ngo ashinge itorero rya Zion Temple we yavuga ngo ni wa musozi wo kuri Zion nyine ashinga itorero ariko ntabwo aritangiye wenyine yari afite abandi bantu bagera muri 92 batangiranye barimo Bishop Donem Mvuningoma n'abandi noneho hari umugabo umwe witwa Gabriel yarashinzwe Zion muri Belgique abo bagabo bose bari hafi so haje kuba hiki Gitwaza abantu ntabwo ibi bintu baje bisobanukirwa ngo umuntu wajya ngo mu rukiko abantu bamwe ndetse bamwe banasengeramo bakumva ngo nibindi bintu byihishe mwaho ngaho ariko ku ruhande rumwe ngewe barabagabo ndabumva mbumva gute habayeho muri 2000 ndibaza kari 2010 ubundi zisaga zatagiye 2013 ariko noneho bareba bishop batangira kuzajya bavuga ngo turumva Gitwaza ari kunagenda tubangamira dutsikamira tugira gute byatangiye 2014 ibyo ngibyo ariko babivuga mu mfupfu 2015 nibwo haje kuba inkuru zuko ngo Gitwaza ngaryama mu isanduku byari bigenze bite Gitwaza yagiye muri Israeli niwe watangiza ingendo zo gutwara abantu muri Israeli arangije aragenda azanaga agasanduku ndetse abanyamakuru bagiye gukora iby'iperereza bakora izo nkuru z'ubucukumbuzi yewe ntabwo mbizi baronka gasanduku kagura ngo 26,000 by'amanyarwanda $33 icyo gihe ariko Gitwaza aravuga ngo ni isanduku ngo y'isezerano ngo yari irimo ngo irahera ngo hari yagize ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nyuma y'iyo sanduku haje kuza inkuru zivuga ngo Gitwaza ngarara muri iyo sanduku Juste ngo icyo ni ikimenyetso banabihuza niki baravuze ngo umunsi umwe ngo aragiye kujya muri US noneho ngo umudamu waramuherekeza amaze kumuherekeza ageze ku kibuga ngo Gitwaza afata indege aragenda amaze gufata indege aragenda umudamu agaruka mu rugo agarutse mu rugo ngo yinjiye mu cyumba abona hari isanduku y'abantu bapfuye amaze gusanga ngo hari isanduku y'abantu bapfuye ngafunguye ngo asanga ngo Gitwaza araryamye kandi asize amuherekeza kuri airport ariko ibyo ngibyo bivugwa ko ari abo pasteri bagiye babiha abanyamakuru ngo babivuge cyane kugira ngo abantu bamushireho muri 2015 rero nyuma y'izo saga urumva yari yagiye US ariko icyo gihe banabivuga umudamu we nta rwari mu Rwanda yari muri Amerika icyo gihe baravuga ngo noneho ngo yari mu Rwanda niho nyine ibyo binyuma umuntu avuga ko byatangiriye noneho arangije yavuye mu Gatenga babwiye ati ndashaka ko mushinga salon de coiffure mu Gatenga iri ku rwego rwiza hariya ariko yabibwiye abakozi be hara kuri Zion noneho ariko urumva niba agiye yarasize Mvuningoma uwo nguwo bishop abantu benshi baramuzi n'umuntu wajya yumvikana mu itangazamakuru cyane asiga ababwira ati abibwira abantu ati noneho bari abazabirebe wasiga atanze itegeko amaze kugenda Mvuningoma bahita bahagarika ya projet yo kubaka saro
agarutse avuye US asanga ibintu yasize avuze ntago byakozwe, ageze ari ku gatuti aravuga ngo mu magambo yaravuga ngo ntabwo shaka abantu banyigerereza cyangwa se bashaka kunyireshyeshya. Iryo jambo ribaza abantu batangiranye projet, baravuga bati none se n'umuntu twaratangiranye bo bayiti yabo bakavuga ati twaratangiranye ni nako amategeko abivuga, ubundi babanganya ububasha. Iyo mwafunguye projet mwese ari organisation mumabunganya ububasha, ahubwo umwe nuko abari president abavugira, ntabwo bashobora gusinya ku cyemezo mwese mutemeranyije, icyo twita komite nyobozi. Bo bataravuga ati umugabo watangiye kutugira gute. Noneho bikavugwa ko Gitwaza yahise ajya ku gatuti aravuga ngo ahereye ku pastor bita Gabriel, wo ngo yarashinzwe Zion muri Belgique, aravuga ati guhera uyu munsi Gabriel avuga nabo bamvuna ingoma bose, ati ndabirukanye, nta hantu na hamwe muri Zion Temple kwisi bazongera kubwiriza ubutumwa bwiza. None icyo gihe abagabo baragenda, noneho bo baravuga bati twebwe twirukanye. Urumva muri ibi bintu bya organisation ngira ngo na RGB birabizi, ntabwo birukana abantu ari kuvuga ngo ubundi abantu birukanwa ni inama rusange cyangwa se komite nyobozi, ariko president ubwe ntabwo yicara avuga ngo nirukanye kanaka muri projet. Ahubwo bandi bakabaye komite ihura, yego, ariko none abo bari muri komite nibo yirukanye. Urumva bo baragenda, barangije bajya muri guest house bita Amani, batangira muri aritora gitwaga Level Ministries, bo yari ifite agashami ariko gakora muri yo guest house, batangira kuzajya basengeramo. None basengeramo bo bavuga ko ngo bari kugira ngo begerane ngo bagire gute. Gitwaza arangije aravuga ngo bashinze irindi torero muri guest house yo ngiyo, none aravuga ngo umuntu wese ushaka kugenda muri Zion Temple ati nzamuruhushya ndetse nzanamwandikira urupapuro asange abo bantu. Ibyo bintu byateye umwuka mubi, birasakuza muri 2000 ngira ngo niba ari na 17 cyangwa na 18 mvuna ingoma yaje kujya mu itangazamakuru, baramubaza bati se barakwirukanye bagize gute. Mvuna ingoma aravuga ati ntabwo batwirukanye mu buryo budakurikije amategeko, agende kuri bya bindi ko yavuze ngo ndabirukanye gusa. Noneho arangije aravuga ngo ngewe ngo ndacyari umukristo hariya, baramubwira ati none ko mwari bagiye gusengera muri guest house ubwo ntimwashinze itorero, ati oya, ati bora twari tukugira ngo twiyegeranye tubaze Imana icyo dukwiye gukora. Arangije Mvuna ingoma we nka bishop aravuga ngo Gitwaza ngo nidushyira ibintu bye hanze ngo abantu bose ngo bazumirwa. Icyo gihe bishop ajya no yajya bivugaho mu buryo bumwe, ndetse arabwira abakristo tuvuze twagiye ducaracara, avuga ati ibyo bintu bibatera ubwoba batera ibibazo ibintu nk'ibyo. Ariko noneho biza kugera mu mwaka wa 2020 biza kuvuga ko Gitwaza agiye gushinga urusengero muri US, ndetse aragenda avugana n'umugabo witwa Damaris wo muri US, yari afite urusengero ashaka kugurisha, aranushyize kuri icyamunara, ariko arushyiraho ashaka $13,500 by'amadolari y'amanyamerika. Noneho Gitwaza ngo urusengero arubona arukunze aza kuvugana n'uwo bishop. Urwo rusengero bivuga ko rwari muri Arizona, ngarukunze yegera wa mupasiteri aramubwira ati urusengero narukunze. Wa mupasiteri bari kuganira atari yamubwiye gusa ngo narukunze, ahita amubwira ati urusengero rero bari kumpa $13,000 atari ku bundi ndashaka $13,500. Gitwaza yumvise ko bamuhaye 13 agira ubwo bwo kuvuga ndi mafaranga, kuko umuntu yanze 13 Gitwaza ubwo yenda yaragutekereza nko muri 2-3, ahita yirukanka aramureka ntiyanavuga igiciro, ahita atinya aravuga ati hari ahantu hararenze. Noneho aza kugisha inama, ariko bivuga ko mu bantu yagisha inama no mu bajyanama be basanzwe nta barimo barabashinganye itorero. Arangije agisha inama abantu basanzwe nyine bakorana mu murimo ariko baba basaza, abantu bazi iby'itorero baziki ariko batari muri babani muri ya komite. Arangije baramubwira ati atura mupasiteri mwegere, ni umuntu mwiza umubwira amafaranga. Baramubwira ati genda umubwire $8,000 z'amadolari. Aragenda arazimubwira ngo wa mupasiteri ngaramubwira ngo nta kibazo, ngo n'ubundi Imana yari yambwiye ngo sinzarugurusha ngo n'abantu ngo badasenga Imana mu by'ukuri, ngo ahubwo ngo dugurishe n'umuntu ngo usenga Imana. Ndetse bemeranya ko izo $8,000,000 azazimuha mu gihe cy'imyaka 5, ariko mu gihe cy'imyaka 5 ari ideni. Ndetse mu itorero icyo gihe mu bateraniro Gitwaza umugabo aramubwira ati ngewe nzagufasha gukora ikusanya amafaranga ry'amafaranga. Uwo munsi bateranye $250. Noneho Gitwaza icyo gihe aranavuga ngo abwira abakristo aravuga ngo iri torero navuga ngo ikicaro cya Zion ubundi musanzwe kiva mu Gatenga atariko kizahita kimukira muri urwo rusengero rwa US. Abo bagabo rero babyumvise bumva ko bya bintu bitangiye kuzamwa amafaranga. Bivugwa ko ngo hari amafaranga ajya ava i Kigali, hari igiterane kigeze kuba aragace gato sinibuka ukuntu kwitwa ko muri Gisozi yakoze igiterane. Icyo gihe bivugwa ko yakusanije $1,000,000 mu gihe kingana n'isaha imwe.
ayo mafaranga yose yo muri icyo giterane yarayafataga agahita ajya kwishyura rya deni. None barabagabo baravuga ati amafaranga y'itorero cyangwa se ya Authentic Ministries arimo aragenda kuri projet ya Gitwaza, kandi byavuga ko ibyo torero cyangwa se ubwo rusengero ruri muri US rwanditse ku mazina ya Gitwaza peke atari kuri Authentic. Ibyo bintu rero byababaje abo bagabo, birababaza cyane, bahita bavuga ati tugiye kumwirukana. Bandika iriya baruwa, banditse iriya baruwa igera kuri usaka itesi muri RGB. Usa aravuga ati ibi bintu ntabwo bibaho kuko twese tuziko Gitwaza ari we nyiri Zion. Aravuga ati uyu mugabo ntabwo bamwirukana gutyo. Ahita yandika ibaruwa amenyesha polisi y'u Rwanda, yandikira inzego zose, aravuga ati nta muntu n'umwe uri buze kujya kuri Zion Temple ngagiye kwirukana Gitwaza. Icyo gihe polisi yarabariye hariya kuri Zion mu Gatenga. None abagabo babona ko ibintu bitari buze kora kuko byagiye mu inzego zikomeye, baravuga ati noneho ikirego tuzakijyana mu rukiko. Uyu munsi nibyo bintu biri mu rukiko, nibyo bari kuregana. Ejo bundi urubanza rwari rwabaye, yaba abunganira Gitwaza yaba Gitwaza ubwe ntiyarahari, yaba abo bagabo ntibari bahari, hari ababunganira mu mategeko gusa. Icyakora ubunganira mu mategeko Gitwaza yaravuga ati aba bagabo ibaruwa banditse birukana Gitwaza ati iyi ngiyi tuyifata nkaho ari inyandiko mpimbano, kubera ko umuntu wakaba yirukana umuntu muri Zion ni Gitwaza. None ibaruwa banditse Gitwaza ntiyasinyeho, bivuga ngo izi nyandiko ni inyandiko mpimbano. Abagabo nabo ubunganira akavuga ati none se yari kuyisinyaho gute kandi ari we turi gushaka kugira gute kwirukana. Bese urubanza icyo gihe barupfundikiye bavuga ko rugiye kujya mu muhezo bareba izo nzitizi, kuko abo bagabo ababura umunyamategeko wa Gitwaza aravuga ati urubanza ntabwo rwakomeza mutarakura hizo mbogamizi, kuko abagabo yenda ntiba nahari, nta nubwo tuzi niba aribo bayanditse. Turashaka tumenye niba aribo bayanditse, tumenye barayandikanye ubuhe bubasha, kubera ko abo bagabo barirukanwe ntabwo bakiri muri Zion. None banditse ibaruwa yirukana umuntu kandi nta bubasha bafite, ibaruwa akaba isinywaho na Apotre Paul Gitwaza. Urubanza ruko rumeze gusa ndiko mbibona ku ruhande rumwe bigiye ntekeza ko barabagabo nanone gusa mu bigaragara uruhande rumwe baraburana ukuri, urundi barigiza nkana. Impamvu bagiza nkana niyihe? No kubera ko uyu munsi iyo tuvuze Zion cyangwa se tuvuze itorero, ntago tuba tuvuze amazu, ntago tuba tuvuze ibitaro, bafite televiziyo, bafite radio, bafite ibiki. Uyu munsi bafashe bakavuga ati noneho mufate radio muyitware, mufate urusengero mu rutware, mufate amavuriro muyatware. Zion ntabwo abantu ntabwo babajya inyuma, kuko bagiye ari ababishop bagera muri 5, nta muntu n'umwe abakurikiye. Zion yarakomeza iruzura, bivuga ngo uyu munsi nkuko abantu benshi babizi Zion bingana Gitwaza. Nuvuga ngo aba bagabo wenda mu ruhande rumwe icyo bari kuburana ni ibitaro, ni radio, ni amazu, ntabwo bari kuburana itorero, kuko itorero uyu munsi umuntu wese uwo wamubaza wese ahantu hose yabari icyangugu niho kure arakubwira ati iyo bavuze Zion bumva Gitwaza. Bo bamvuna ngo muretse yenda abantu bacengera cyangwa se abantu baragiye basoma nyamakuru nibo babazi, nta muntu ubazi. Abagabo rero nubundi niyo Gitwaza navuga ati okay mufate ngiye gushinga iryaje torero, nubundi wazasanga aba bagabo nta muntu bakurikira, ndetse n'itorero nta muntu wazaryinje bavuga ati aba bagabo n'abanyamitwe, abagabo n'abanyamahugu. Kuko uyu munsi ikintu cyose Gitwaza yavuga ati abo bagabo ntaho mbazi, umuntu wese yabivivura. Yavuga ati abagabo n'ibisambo, umuntu wese yabi. Nuvuga ngo n'abantu 5 ariko ijwi bavuga ntago ryangana na rimwe Gitwaza yavuga. So ndavuga ngo mu ruhande rumwe bari kuburana nkana, ahubwo bakabareba ikintu gituma Gitwaza abagarura, kubera ko mu ruhande rumwe nanone impamvu Gitwaza aza hejuru, Gitwaza yarasomye. Uramugabo afite PhD zigera muri 2. Impamvu n'abantu bamukunda cyangwa se iyo yigisha yaba ibintu bijyanye n'isi muri rusange, yaba bijyanye na politike, yaba bijyanye n'iyobokamana, ibintu byose uramugabo afite ubuhanga, afata ibihe yari kwigisha, afata ibihe akabihuza n'ijambo ry'Imana. N'abantu bake babizi. Bari abagabo rero abenshi yego barasomye ariko ntabwo bageze ku rwego rwa Gitwaza. Niyo mpamvu vuga ngo bari abagabo bari kwigiza nkana muri ubwo buryo, ariko nanone baraburana ukuri bitewe nuko nabo bafite itegeko. Nanone nabo ntabwo ari ibicucu kuko ngo bagiye kwishyura umwavoka, bazi ko bari kuburana amahugu, nuko bazi neza ko ibyo bari kuburana rights zabo, nuko bazi neza ko ari urupapuro banditseho cyangwa se basinyiweho ko ari abantu b'abanyabigabane muri Authentic Ministries. So nibyo ngibyo nge ntekereza, ariko ntekereza ko bizarangira abagabo basebye cyangwa se babuze na kimwe. Ni ibintu bikiri mu nzego z'ubutabera, ngira ngo ubutabera ngo buzafata umwanzuro wa nyuma mu kumenya nimba Gitwaza ko ari we nyiri Zion Temple cyangwa se nimba yarayihuguje aba bagabo ba pasiteri bagenzi be. Ngira ngo byose bizakemurwa n'ubutabera bw'u Rwanda. Dukomeje rero, hari ikindi kintu kiriwe kivugwa kuri uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga. Hari umugabo witwa Jihad. Jihad nabanje kubireba cyakora nasetse. Reka mbwire Jihad muri
muri 2019 nari mfite agacano nari ndi gutangira icyo gihe abantu benshi ntago bari barajya mu bintu bya video n'abantu byahiriye kwa ko byasabaga ikofi bisaba amatike abantu bose bakeniye byari bigoye nari mfite aka office Nyamirambo noneho gitwa Jihad hari umutipe witwa Muhire Jason ndamubwira ntiwanza ni umuntu nkamukoresha interview Muhire azana Jihad icyo gihe nta muntu wamwumvaga Jihad icyo gihe benshi Jihad ambabarire benshi bavuga ko ari umuntu uba muri famille y'abantu baryamana bahuje ibitsina bamwitaga umupede ariko niko benshi babifataga byenda bitewe nuko avuga gutya noneho icyo gihe nta muntu aramumenye arazamuka ajya akora ibiganiro byinshi byamutwaye imbaraga ariko aza kujya kuri televiziyo ya 3D televiziyo iriho abantu bari bamaze kwibaka izina bafata ku mavuta bagize gute Jihad ajyayo Jihad azana gakoryo kameze gute ko kuvuga muri ari umuhungu ariko akactinga nk'abakobwa akigira nk'abakobwa abashuye ibintu nk'ibyo yiyegura femme y'abantu ariko nanone yibagiza ko abantu kenshi bamumenye kubera iriya televiziyo ku buryo ashiftinze akajya handi mani biragora reka nkubwire ndaguha urugero umuntu witwa Bakti yakoze kuri Afrimax ahubaka izina abantu baranamukunda abenshi bazi ko Afrimax ari nije ariko umunsi yaje kugenda uyu munsi ntabwo navuga ngo izina Bakti ryaramanutse ariko viewership yagiraga niyo agira uyu munsi ntabwo abikompara uko nyuma yaje gushinga channel after Big Town ntabwo abikompara kandi ni wa Bakti wakwitaga views miliyoni bro njyewe nari ndimo ndeba mu biganiro Jihad yakoze kuri 3D nta kiganiro afite gifite ibihumbi 250 cyakora arakubita akagera mu 100 nangaye yinjiza n'amafaranga menshi ariko yakoze ikosa mu buzima bira bintu byakabaye yakabaye ava hariya ajya handi iwe kuri chaîne ye ntabwo ko ngo umuntu ugiye kumuha akazi yakabaye ava kuri iriya channel agiye kujya iyo buriya akantu kawe niyo wazajya winjiza 100 ariko arakawe none avuye ahantu yubatse izina abantu bamukundaga abantu baramushuka man ibi bintu arigiye yugize FM abantu bagushuka bakakujya mu matwe ngwino turakugira gutya ariko bakaba bari kurangiza ya kariyeri yawe urumva njya kugira ngo umpe dispose sinze bamuhembaga aho kugira ngo umpe miliyoni y'amezi 6 uyimpemba no kumpemba 500 kabimpemba imyaka 5 nafata 500 uzampemba imyaka 5 ubwo ushatse gusubana ko aho yagiye bitazamuhira aho yagiye biravuga ngo byanga bikunda bagiye kumwa amafaranga menshi kuruta Fred yamuhaga ariko ibyo nukuri ariko ni project itazaramba kubera ko Jihad impamvu bivuga atekereza ko n'umuntu ujya kumwangaja areba viewership yagiraga kuri platform urumva kugira ngo byumve neza reka nk'urugero uzafate umuntu Sabe yakoresheje ikiganiro the same agenda agikora na hariya urugero ndaguha DJ Brian buriya byamugora akajya kuzinica nagatwika nkuko atwika kwa Sabe cyangwa kuzindi kubera igisi mbona impamvu yagiye nundi ararebwa nizihe zindi uzajyaho zirahariba EMMY vata kuramo channel eshatu ngiye kukubwira kuramo Irene kuramo Yago ukuremo na Sabe rimwe na rimwe no kuri 3D the choice ujibona twikaze wenda ikintu tete bwumvikaneho ni kimwe ukuvuga ko Jihad kuba yavuye kuri 3D ararangiye yo nago ariko mbibona ararangiye nimba nakundaga Jihad nkamureba kuri 3D kubera content angezaho nubundi aho zagenza mukurikira nonse bamureba kubera 3D cyangwa bamureba kubera content aba reka nkubwire ibi bintu bya televiziyo cyangwa bya YouTube itandukanye na televiziyo asanzwe televiziyo ngenda gucuranga radio nkavuga ngo ngiye gucuranga radio Rwanda televiziyo nkavuga ngo ngiye gushyira kuri televiziyo Rwanda ariko biragoye ko kuri channel zo mu Rwanda umuntu azinjira kuri YouTube akavuga ngo ngiye kwandikamo kanaka ibi biganiro byose tubireba kubera recommendation iyo recommendation abari ya channel urumva ni channel bifite izina Sabe ashobora gushyira ikiganiro hariya kubera ko channel isanzwe ifite recommendation niyo cyaba ari umuntu uri aho ngaho ibintu abandi bashyiraho ntibirebwe we bikarebwa kubera ko channel ifite izina YouTube yamaze kuyirekonesa igira recommendation avuye kuri channel byinje najye kuri channel ntago bamurebaga kuko abantu bose bajya kuri nuze bakanikamo ngo Jihad no ahubwo barebaga kubera recommendation ziva kuri channel so uriya muntu wamwangaje yarebye aravuga ati umutipe after viewership Jihad numva ko ngo muri criteria ze zari zihari ngo umuntu agomba kumukura kuri 3D ngo arafite criteria ya mbere yo kugura imodoka yo kwanza kamuha imodoka icya kabiri ngakamuha umushahara mwiza
naje kubona imodoka ndetse benshi baza kuvuga ko yayifotorejeho atari yibye we yavugaga ko ngo ariyo bamuhaye kugira ngo ije kuri racano ariko ibyo mvuga ngo ni ibintu bitazaramba buriya YouTube hari n'ukuntu irengeza abantu benshi iyo gifungura agacano bwa mbere hari jya kubitaho content kamera gata kubita 100,000 YouTube navuga ngo barana baba bari mu bucuruzi bavuga ati reka tugukubitireho ubona ko ibintu birya uhita ushyiramo imbaraga ukore buri munsi YouTube ako kantu yaraga connect kugira ngo ubone ko iri mu kazi utangire invest ushyiremo n'imbaraga ko nabo bari mu mafaranga bro bari gushaka amafaranga good so Jihad yashaka kuvuga ngo viewership yabonaga kuri 3D azanayibona ku yindi channel impossible impamvu uvuga ngo karere zarangira ntabwo umuntu yabara njewe ndakuzanye 3D iri muri televiziyo zinjiza amafaranga menshi kuri YouTube mu Rwanda kuba Mika Fashion yanze kumuha ayo mafaranga ayinjiza suko ari ikigoryi suko yanze ko yinjiza amafaranga Mika Fashion uyu munsi ari mu gihombo kubera iki afite channel ebyiri afite 3D afite na 3D Plus umunyamakuru akorera kuri 3D Plus Jean Paul yarafunzwe ubu ntabwo iri gukora tukagira 3D hariho fata ku mavuta gikora cyane hariho abandi bagira ibiganiro bitarebwa cyane no ngo channel arisigare ku bantu babiri fata ku mavuta na Jihad aragiye none kuba Mika Fashion atari ko gateka nshyira imbaraga ahubwo muri 3D amafaranga ntari kubona kuri 3D Plus nyabone suko ari igicucu urumva no kubera ko uyu muntu nukora ko Mika Fashion abona ko ibintu bitari kugenda neza so najya ahantu umuntu wamuha amafaranga azahomba mu gati rero gahunda tuyirangize nuko nguko bimeze okay wenda nakomeje kubwira ko ntari bwumvikane ko yongeye kuba Jihad avuye kuri DD arukurangira kwa kariyeri ye azakomeza ikore kuko nta kindi ariko viewership nicyo mvuga viewership ntabwo izigera reba ikiganiro cya kabiri reba ikiganiro cya kabiri yagize reba ikiganiro cya kabiri yakoze kuri ya channel wenda nuko abantu batari bazi iyo channel ariko niba mara kumenya ko ari Jihad uriho bazamureba ndaguha urugero Chris uribuka mu minsi yashize cyangwa se mu bihe bishize umugabo witwa Irene ari kuri The Choice Live ya Isibo yakoraga ibiganiro byiza bikarebwa ariko se avuyeyo kuri The Choice uyu munsi ntafite MIE Irene atandukanye buretse nabyumvise kuri MIE akubita buretse mbikubwire ntabwo ugeranya Irene na Jihad impamvu ni umwe n'umunyamakuru ndi n'umusesenguzi Irene ntabwo ntabwo uvuga ngo Irene ararebwa Irene n'abantu azana bamuha viewership ntabwo ari Irene gusa nuko abantu yazanaga hariya yongeremo imbaraga azana abandi benshi ariko Jihad ni ibitekerezo bye urumva biratandukanye Irene n'abantu ntabwo none se wowe wakubwa ngo genda ukorana ikiganiro na Melody uyu munsi afitanye beef na EMMY genda muri ikiganiro ninde utakirebaza Irene niyo viewership agira courage yo kuvuga ngo twatuntu trendinga akatwirukankaho cyane ntabwo amugeranye na Jihad na analize ze ziraho nkeka ko nagiye kuyo televiziyo n'abazazanye by'abashu nundi babantu be bamukundaga kuri ntabyo reka Jihad cyakora reka yenda tunanga umusozo reka mwifuriza akazi keza no abantu baramukunda reka mwifuriza akazi keza rwose ntago murwanya ariko n'ibitekerezo byanjye bidakuraho n'iby'abandi iyi ni Kame TV Rwanda amazina yanjye ni Chris Kame narakoze cyane Chris Kame reka tubashime cyane mwese bakunzi ba Kame TV Rwanda waba ufite ikibazo cy'amarozi yakuzahaje waba ugira ikibazo cya karande ndetse n'inyatsi waba ugira ikibazo cyo kunoza amabanga y'urugo gutera akabariro byaranze waba urwaye indwara zidakira ndetse n'izindi nyinshi byose ubu byakemutse turi inzobere muri ibi ngibi imyaka myinshi ishize ibi nitwe tubikemura gusa muganga agukoraho urikaka ugasigara utanga ubuhamya akarusho niyo waba uri mu mahanga ukamwohereza ifoto gusa akemura ibibazo byawe aho waba uri hose imiti yacu tuyikugezaho mu buryo bworoshye kandi imiti yacu nta ngaruka mbi itera waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp aho waba uri hose ugashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 783 92 38 19 muganga wacu kuri buri ndwara yose arebaho ni nko guhumbya